ingoyi z'urupfu zo mbaraga Imana irazifite. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ntangiye gufashwa n'ukuri kw'Imana. None se buriya Sitefano yeretswe bacuranze, yeretswe bamuteye ibuye imitsi itangiye gucika, agira iyerekwa. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Mana yanjye ngo komeza ujye umfasha, ngo ngutaramiye nteze icyo ubwira, ngo mpore nizeye ijambo wambwiye, ngo sinabure ku mbaraga zawe, sinabure ku mbaraga zawe. Bwira mugenzi wawe ngo ntukabure ku mbaraga z'Imana. Mushumba, ntukabure ku mbaraga z'Imana. Hasura, ntukabure ku mbaraga z'Imana. Ntimukabure ku mbaraga z'Imana. Protoko, ntimukabure ku mbaraga. Yaravuze ngo no mu bikomeye biri ubu unamurira amaboko yawe, unamurira amaboko yawe, mu imbaraga ku buntu bwawe, kandi kugeza igihe uzaza kujya. N'imbaraga zitari iza mbere ya saa sita na nyuma ya saa, n'imbaraga z'ibihe byose. Oh, haleluya, 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 haleluya. Reka mbabwire, ndashaka kuza kubaganiriza ijambo rifite insanganyamatsiko mu kanya gato ivuga ngo nta mbaraga ziriho, nta n'izizaza zashobora kurwanya umugambi w'Imana. Iryo jambo nta ziriho ubu none, nta n'izabayeho, nta n'izizaza zarwanya ikintu Imana igambiriye. Amen. Niryo jambo ushaka kubaganiriza mu kanya gato tugasenga. Amen. Haleluya. Haleluya barokore. Kambabwi akabari kose karangwa n'abasinzi, akabari kose karangwa n'abasinzi. Biratangaje kuba mu banyamwuka ntube mu mwuka. Biratangaje kuba mu rusengero ntusobanure igisobanuro cy'urusengero. Mwiyaranje musa n'ibintu turi, kuko Nyabugogo nta mucanganyiko ihari. Umuntu ucuruza ifu uramwibwira, si ngombwa kwirirwa. Hari ibimenyetso bigaragaza ko acuruza. Ntabwo ushobora kubona umukanishi ngo umwitiranye n'umuganga. Bintu barabisobanura. Nasobanura ibintu mu rusengero, niba ari ugusara mukerura, nasobanuye ibintu. Iyo usanga umuntu mu rusengero ameze nk'uwajunja. Hano ntabwo ari ahantu abantu bajunjamira. Aha ni ahantu twuzura umwuka wera, tukagenda hejuru y'ibyatugenza hejuru igihe kirekire. Hari amahirwe mufite. Abantu bari muri koma barimo barayasengera, bavuga ngo icyama nkongera nkavuga ibintu nakora n'ibitangaza. Aya mahirwe ni muyapfushiriza. Kabagera aya mahirwe ni muyapfushiriza. Amen. Ubu tuvugana hari umuntu ndagitera ari kubwira ngo nyeganye zino, ngo nyegane zino, akanyeganyeza igihimba, kuko nta mbaraga zihuza imiti igera ku mano zirimo.
akanyeganyeza igihimba dogiteri akamenya ko mu mano nta buzima burageramo. Ahantu hose urumva hari ubuzima. Amina. Urumva hari ubuzima. Hari ubuzima. Ntabwo waba ushaka kurwana n'intare ngo witoreze ku gikeri. Ntabwo waba ushaka kurwana n'intare ngo ujye gukorera imyitozo ku gikeri. No. Papa nibyo. Ntabwo waba ufite imyitozo ushaka kurwana n'intare ngo witoreze ku gikeri. Ibishoboka. Ntibikuru. Hano harimo abantu bari kunyumva. Ariko bavuga ibintu biremereye. Uranyumva? Amen. Haleluya. Ntabwo waba ufite gahunda yo kurwana n'intare ngo ukorere imyitozo ku gikeri ntibishoboka. Ntabwo bishobora. Niba mushaka kurwana na Satani nimujye mu mwuka uturuka mu ijuru. Nimuba mu mubiri murapfa kuko yisha abantu benshi. Ariko nimuba mu mwuka muraba batsinze. Kuko mu mwuka harimo imbaraga zidatsindwa. Harimo imbaraga zidatsindwa. Amen. Muzasome Bibiliya ngo umwuka yazaga kuri Dawidi akikidu. Ntabwo yigeze yikidu umwuka atamujeho. Samusoni ntiyishi intare umwuka atamujeho. Ngo umwuka mujeho ngo afate igufwa. Ngo yica abantu 300 ariko umwuka mujeho. Ngo amanutse gato ngo umwuka muzaho ngo afate intare ngo ahita ngo azime. Nta muntu wishi intare ari mu rugo. Bamwe bashaka gutibikana bazimu wowe. Urabatibikana nawe ubafiteho. Bakurimo urabatibikana. Umuntu ye baba we umuntu asiga ikintu kimwirukankana umuvuduko wose cyaba kigendera ariko ntawe usiga ikimwirukankana. Nta muntu usiga ikintu kimwirukankana. Oya kwitoza kurwana n'intare ntabwo wakwitoreza ku gikeri. Akoza gatwara. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nibyo rega, nibyo rwose. Nibyo ubundi nibyo umwaka wose. Kamabwire. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Nababwiye abantu bane baba muri iki gitabo Bibiliya ivuga kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuri. Ivuga abantu bane. Umuntu watangira urugendo arutangira neza ariko arusoza neza. Uwo ni umuntu wa mbere. N'uwarutangiye neza arusoza nabi. Uwo ni umuntu wa kabiri. N'uwarutangiye nabi arusoza neza. Uwo ni umuntu wa gatatu. Noneho n'uwarutangiye nabi arusoza nabi.
urumva abantu bane umuntu watangiye neza asoza neza ni umuntu wa mbere n'uwatangiye neza asoza nabi umuntu wa kabiri n'uwatangiye nabi asoza nabi noneho n'uwatangiye nabi asoza neza abo bantu si bane muri abo bantu bane abantu babiri ari uwatangiye neza agasoza neza n'uwatangiye nabi agasoza neza nta kindi kintu bakoresheje n'imbaraga z'umwuka we n'imbaraga z'umwuka we n'imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'umwuka we Imana ishimwe haleluya 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 bibutsa ko ubu mwatanze amatike muzana murasabwa no gukora urundi rugendo rwo kujya mu mwuka shuri ndi muguma hano ni mubona Imana murasabwa no kongera gutega kandi muri gutege mujye mu mwuka mutajya mu mwuka muratahana ibibazo mwazanye muratahana imizigo aho bishobora no kwiyongera ariko nimujya mu mwuka biri buhinde harimo induka muri baki ntabwo satani yakubuza kuza hano ahubwo yakubuza kujya mu mwuka kuko nibyo byamugora nibyo byamugora naho wakuza hano kuza hano yakureka ukaza ahubwo winjiye mu mwuka kuko nibo uri buhishurirwe cyane ukamenya byinshi guhereza Imana icyubahiro guhereza Imana icyubahiro urafasha tujye mu mwuka tugereyo haleluya 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 warenga ijuru rya mbere arenga irya kabiri ngo ajya mu rya gatatu ngo yumva ibitumva abona n'ibitabonwa amen iri rya gatatu ni iry'Imana yica haleluya aha rero amapingu ntakora ibintu byose nibikora hose mu rya gatatu nta mbaraga zigerayo zinjirayo hatuyeyo iyaremye ibihe iri hejuru y'ibihe iri hagati mu bihe itegeka ibihe Imana ishimwe duhereze icyubahiro duhereze icyubahiro duhereze icyubahiro bivuga ngo ugomba gushira umujinya utarubaka urugo kuko uwujyanyeyo nta gushira biriyo birakaze iryo ririmo ibintu byinshi cyane amen haleluya mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhugire kurengera ibasha kuturengera ayiye hari ubuzima muri we hari ubuzima muri we hari ubuzima mukwiriye kwambara umwenda usobanura ijoro batarabibabaza niba utabona umunyerondo ngo umwitiranye n'umusirikare bafite imyenda yabo inkeragutabara zifite uko zambaye daso zifite uko zambaye haleluya 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 hari ikintu kimwe shaka kubabwira ngira ngo nze kuvuga kuri uyu kuri izi mbaraga z'umugambi w'Imana mwaje hano gusenga ariko mujye mwiga no gusenga ubundi buryo butandukanye nubwo mwigeze musenga kuko ni Imana uko ibonye mu gitondo nimugoroba si kukwiyere
ko yeretse Mose bambuka inyanja siko yeretse Yosuwa bambuka Yorodani. Imana ni Imana y'ibishya, ni Imana y'ibishya. Gira zari faje ahindura. Amen. Usanga abantu baheba nakomeza amasengesho ameze nk'ayandi bavuga intuza. No. Hindura ubundi buryo bwo gusenga. Ubona abantu basenga barira wowe usenga. Hindura uburyo bwo gusenga. Ushobora kuzagukangurira utazi umuntu wanapfuye. Hari umuntu wari uri kwitabara akajarira cyane, abantu bakagira ngo ni n'umufamiliya. Baramubaza batari ko kurira cyane muvandimwe ati wakwihanganye kubona twakomeye. Abaravuga ati wati uyu mwana wapfuye twariganye kandi hari hafi umukecuru. Hari abantu barira batazi no wapfuye. Uyu mwana wapfuye ngo twariganye. Abantu bamenya ko arira atazi n'uwapfuye. Yewe nje hano ngo nta ukuntu ko gukangana n'amafudibaza ubundi wakagombye kubuza kurepeta ukavano muri repetisiyo ukubiswe n'umunyamagana kuko iri zina abantu bararikubitiwe baranapfira baragira gute none abantu ndabona bikandi basa n'abahuye wakagombye kuvuga uti Yesu ugakubitwa n'abantu babakata mu mujyi none uravuga Yesu ntawe ugukubita muratwara Bibiliya ntawe ubadiha iri zina abantu bararikubitiwe bararipfira baribwa n'intare zirabarya none abadiyakoni muradiyakona nta n'ubadiha ntabigira gute ariko kantu kabo ukabona muracanganyije biravuga ngo ntabwo turagira aho tugusha amaraso mu gihe cy'inama ntabwo turahagera ariko ndashaka kubabwira imbaraga z'umugambi w'Imana. Haleluya 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 haleluya. Hanyuma hari igihe uba wicaranye n'umuntu inshuti yawe ukabona aranasinzira ntukagendere muri iyo riti ntabwo wamenye ibintu bimusinzira. Hari igihe yaba avuye kuri kota abikijeho miliyoni 3 akaba ari maragona avuga ati nzisize nawe ukamwishinga ukazana ibintu nawe ukamwishinga ngo uragona ufite ibisafuriya byaratobotse ibintu byaragucanze mu kukubona wambaye urisi mbata ariko ibintu n'itatu nawe wishinga abantu ubone ko hari ikindi kintu wakora urabona n'ibishwari itari ikihe kandi bashaka kubabwira ukuntu hari icyo mwakora nubona umuntu arangarira muri telefone mwiyone wenda bamwoherejemo bino nawe ujye kurangara urangazwa na pake bakubwiye ngo yarangiye. Barakwereka ngo pake yarangiye nawe urarame mu rusengero. Hari n'abasohoka bagira ngo ni nk'akamomo boherejweho 2 bakamubwira ko ijana yaguze cyane. Abadayimoni barakubyinisha kuri pake yarangiye. N'ibibazo ufite wagize umugisha uza hano bagucanganyikishe bakubuze kujya mu mwuka aho ibintu byahindukira ijoro. Haleluya haleluya haleluya. Uririmbyi wa 35 yaravuze ngo mu mwanya muto tuzabona umunezero. Birashoboka ko umuntu yababara igihe kirekire ariko mu mwanya muto mu munota umwe gusa hereza Imana umunota umurimo neza urebe ibintu Imana ikora. Ibintu byose biriho n'ibitagaragara Imana yabiremye mu kanya gato mu minsi 6 gusa. Imana yaravugaga amashyamba akabaho ntabwo yigeze irema ingemwe. Yaravuga ngo isi igire dekorasiyo ibihuru bikazaho. Ubu Imana yavuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwawe bugahinduka. Imana yavuga ijambo rimwe
ivugira ivugana nande umuntu Imana ihindura ubuzima bwe aba yakoze iki imbere y'Imana. Haleluya. Ni umuntu wiri gucungana na za pake zarangiye ariko mwagiye mumenya ukuntu mwirwana. Haleluya. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro. Zamurira Imana icyubahiro. Zamurira Imana icyubahiro. Neza amaboko cyane gutya. Haleluya. Kandi umuhanga wo gusenga asengera mu by'Imana yakoze, ntasengera mu by'itarakora. Uzi ko hari igihe umuntu aba arimo watedi ashakishwa nijoro, yagira amahirwe akagera mu rusengero ugasanga arimo yikwega ngo Mana ngo hari ibintu wambwiye muri Bibiliya mwareba kandi ngo wamwiye kamusha ngo muri Bibiliya reka da vuga ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Vuga ibintu Imana bishobora no kwita iperereza kuko wasanga nijoro ryarakugize ku rutonde rw'abantu bashakishwa bati hari ikirara cyagutotse, ariko iyo uriho uvuga ibintu Imana yakoze bishobora kuzibangamira uburakari bw'Imana ku buzima bwawe. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Mu bantu badashobora igipimo cy'amavuta ngo cyamanurwa ngo n'ibyuma ngo n'abaririmbyi cyangwa n'umubare w'abantu benshi buze mu rusengero, sindi magera yewe ubwanjye mfite ibifasha nanakwifasha kandi ubu ntugire ngo ibi nigira hano niho nagira ngo ufashwe. Oye ibi ndakora akazi niko nagategetswe, naho gufashwa n'uburenganzira bwe. Ushobora no kudafashwa kubw'impamvu zawe, ariko hano umuntu aba arimo ahinga imbere ye, ahinga imbere ye. Imana ishimwe. Azabona umuntu abyina ukagira ngo arakubyinira. Reka da abahinga imbere yashiramo n'abandi. Hari igihe umuntu abyina ukagenda we kugira ngo twagize ibihe byiza. Wowe na mwagize ibihe byiza. Wowe na ahinga imbere utwo si tubiri dukaze ahinga imbere umushumba atangiye gutuba. umuntu wese ahinga imbere ahinga imbere shaka ndazategereza ngo uzasiba abantu bagusibure. Umuntu wese ahinga imbere. Amen. Kubera ni wowe ujya muri koma, wowe ni wowe ujya urwara kabana n'umugabo wawe. Iyo malariya igufashe uri gutitira we ntabwo aba atitira mu sheri, ntabwo yaba atitira ngo ni sheri ngo sheri ngutitira gute, ntabwo aba abyumva. Aranyaruka agafata kareti akajya avuga ati nubwo atitira umurengero. Ni wowe urwara, ni wowe uryoherwa, ni wowe wiyirwa, ni wowe upfuka ukumva ko uri gupfa. Ni nawe ugomba gufashwa, ni wowe. kumbe hari abajyaga ngo nimugenda mudusengere ngo ntituri kumwe mu mubiri ngo ariko ngo mu mwuka turi kumwe. Gusa urusengero rutugwiriye yaba n'abana. umuntu wese ahinga imbere. Abari hano haleluya. 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 Kambabwi bahagurutse ikirema hari ibyuma bari banagera no mu rusengero se. Ariko ubundi umwuka we abamo n'umuziki, abamo n'ibintu byose, installation zose ziri mu mwuka ubu. Mu mwuka wumva amaritime abari. Imana ishimwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Hari umuntu wadutunguye ahantu turimo dupega muri covid, aradutungura asuhuje avuye i Butare yazanye na sheri we, araza yakamejeje ariko ari mu mwuka. Abantu baba bacomokoye isinga ku isi bazicometse ku ijuru. Araza agisuhuza abashyizemo agakorasi kandi igihe cyo kuririmba ntikiranagera.
asuhuje gusaba ngo bimeze bite mana natwe turahora turikiriza abarokurura abantu ngo bimeze bite mana noneho bimeze ijambo rimwe ngo bimeze bite mana tuba turabyiga tuti bimeze bite mana ngo bimeze bite mana noneho bashyiramo akandi ngo icyambere ni amakoro ngo icyambere si perime icyambere ni amakoro ngo icyambere si umugabo ngo icyambere ni amakoro turabyina rero sasa turabyina imyenda iratota bimeze bite icyambere ni amakoro bimeze bite icyambere ni amakoro turabyina noneho ugashyiramo ukumva birimo birajyamo ugashyiramo n'ibindi abantu barabyina barabyina umuntu abyumva ati bimeze bite ejo bimeze bite ejo bimeze icyambere ni amakoro icyambere ni amakoro amabwira ukuntu icyambere ari amakuru hari umuhungu wigeze kumbwira ati bikora imana uri umuhanuzi ndakwemera tujyane gusenga umpesha perime sinshaka ko usengera uyisinye uyine ndamubaza ngo nta kindi kintu ukeneye perime ati niyo nkeneye yonyine tujyana mu ishyamba cy'igiturusu ndasinya ntigende nkora mu kigo cy'ijuru aho ibintu byose biremerwa umwanzuro wavuyeyo nta muntu ujya uwuvuguza uhaye perime ndaguhaye n'izina rye n'ejo uzajya arazinduka ajya gukora umva yarakase arakora ayikuramo ku buryo yabwiye n'umupolisi ati niyo wasubiza ngo nongere ntabwo yari mu modoka bakajya bivuga ngo ndi kumwe ntabwo perime sinayiguhaye ubundi wowe uri mu biki sinayiguhaye ngo akajya mu ijwi ngo yayiguhaye ava umva ikintu ukuntu cya mbere ari amakuru kandi bivuga ko namubajije ngo nta kindi kintu ukeneye ni perime arambwira ngo ni perime ahita rero yishima arambwira ati bikora imata tujye Rusizi tujya gushima Imana afata imodoka yicara kuri vola uwo munsi sinabonekane nagiye kubwiriza ajyana n'abandi batumisha baragenda bashima Imana muri burya barayivuga barangije barakata agaruka twaje bakoze impanuka aba ari we wenyine upfa urumva icyambere ari perime icyambere ni amakoro aba ari we wenyine yayigezemo ariko ukuntu icyambere ari amakuru iyo dushimikira kandi ati tubaze n'impamvu ya perime n'impamvu Imana yari kutubwira n'ibindi ariko icyari gikenewe yari perime uwo yaritaye iryamenya mirambo niwe wayine uwo munsi nibwo yayigeze biba birarangiye ariko icyambere ni iki icyambere ni iki icyambere ni amakoro avuye mu ijoro umuntu rero wateraga iyo korasi uwo muntu wateraga iyo korasi yari umudamu washatse akuze hanyuma ashaka umugabo w'umujene imyaka rero yo gucura yari ibimugeramo noneho warimo arasenga twe turi mu kigali aravuga ati uwakajya avuga ati ko nashatse umusore akiri muto bimeze bite bakiri muto nk'abashaje bimeze bite yari yanamuzanye ari aho ngaho yari yanamuzanye ari aho harimo ibyibyina natwe tuti bemeze nawe arimo aribaza ati ko niyo saza nta kantu karaboneka ubu ntazakata akagira ukuntu akajya hano n'abandi iki gicecuru ndabona n'igicaza ariho yibwiye ngo bimeze bite hanyuma iramanuka rero ukuntu yaramubwiye ngo nta muntu ureka imvura ihise reka Imana yamubwiye ngo nta muntu ureka ngo umuntu areka imvura iri kugwa ubwo si icyo yarimubwiye ngo afate sheri we bajya ahantu bajya gukora umurimo w'Imana imvura yaguye mu yandi magambo bashireho ubwo abakuru nibo bari kugura n'imigenzo yahise amutwara abwira sheri baritaye ako kanya bajya kureka kuko imvura ari
uba afite igihumbi yarabyaye. Dushobora kubona ibintu by'umwuka uri mu mubiri, ibintu by'umwuka tukabona amen. Haleluya. Iyo winjiye mu mwuka kababwira niba serivisi mukene muzikeneye kuma Imana ni umwuka. Igihe cyose uzumva utari mu mwuka ntugashaka Imana ntiwayibona. Ni umwuka. Imana ni umwuka. Abari kunyumva haleluya. 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 Iyo wumva ufite amatiku ntugasenge. Ufite amatiku ntugasenge. Iyo ufite shikandi wari abantu bagusize wari abakunyuzeho wari iminsi wasenze reka gusenga ryabo cyangwa jya ku murenge ubitekereze umuyobozi w'umurenge. Bibwire gitifu ujye ku muyobozi w'isibo ariko niba ari Imana uje kureba reka amatiku. Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Uba ryamanye igihugu. Iyo usomye bira muri Yohana igice cya mbere usanga hari ikigare kimeze nk'amadini yo muri iyi minsi cyari gihari ngo kiri inyuma ya Yesu. Abati turi kumwe n'umuntu ukora ibitanga kandi bafite ibideni abandi bafite ibirwara. Yesu ukiza indwara arahari n'uwishyura amadeni arahari ariko bari kumwe bari mu mubiri wari mu mwuka kugira ngo babone ibyo bintu bakeneye nuko bajya mu mwuka. Noneho rero bakirwa bagendana na Yesu bafite imisonga bakayitahana, bafite amadeni bakayatahana, bafite ibibazo bakabitahana, ngo bakajya bahendahenda Yesu ngo bakore akanabakoraho bakagumana ibibazo byabo. Hanyuma umugore umwe ngo wari warazengurutse yaragiye mu bantu b'umubiri mu baganga mu bantu b'umubiri nyine akagenda bagakora ibizamini bakamukandagura abamumasa bese yari yarabazengurutse. Abo bantu bose yari yarabazengurutse ngo amafaranga yaramushiranye ngo yumvise ibya Yesu. Mwumve kano gakote abantu babona ibya Yesu ntacyo byabamara ariko ni mwumve wumvise none ntarabibona ngo yabyumvise ngo yumvise ibya Yesu ngo ahita atekereza ko uwo muntu bavuga gutyo ntabwo bisaba ko we amukoraho Yesu akora kuri uyu muntu ahubwo birasaba ko uyu mugore aba ari gukora kuri Yesu. Kandi murakumva Yesu abantu yari ari kubakoraho ni benshi ariko umugore aravuga ngo sinagomba ko duhoberana sinagomba ko dusuhuzanya niyo namuturuka inyuma nkakora ku ncunda z'umwambaro we uyu muntu umeze utyo bavuga gutya hari ikintu yakora muri iki hari icyo yakora muri hanyuma akora urugendo rwo gutangira kubyigana. Bibutse ko koroteje ya Yesu yari ikomeye yari afite abana b'inkuba bamurindaga Petero Yakobo na Yohana n'inkota babaga bazifite. Abana bari n'umugore ukazana imikino kuri Yesu bagusubizaga inyuma n'umugeri Yesu atareba. Hanyuma umugore arabacunga banyuze ukuboko munsi yabo akoraho gake kuko ibitangaza byari byakoretse agitekereza ibya Yesu acyumva ibya Yesu niho ubundi imbaraga zari zatangiye kwiyegeranya zimurenge acyumva ibya Yesu akabiha agaciro kuruta uko abantu babibona niba biha agaciro. Kandi mwarimu kumvise we hari abantu bari kukumva hari abantu bumvise aka gakote. Haleluya. Haleluya. Akigira iyo mitekerereze ubundi imbaraga zari zatangiye kwiyegeranya ngo zimurenge. Hari ikintu ukora Imana ikagivuga kandi shaka ukomeza kwigira gutyo ndagutabara kandi shaka ukomeza kuncogoza gutyo ndakurengera. Hari ikintu ukora. Haleluya. Haleluya. Uziko ngo yakozeho gusa Yesu ngo ahitahagarara ati ninde nkozeho
babanyamubiri rero babanyamadini babanyedini baravuga bati noneho umuntu turi kumwe nawe ni umuvandi urabaza ngo ninde ugukozeho ahubwo iyo ubaza ngo ninde utagukozeho kuko abantu bari kubyigana jye nagukoze mu mutwe kandi ubwo yamukozeho umuntu uhengamye uramukoze kubera ko yamukojejeho amaboko y'umubiri kandi Yesu si umubiri yamukoze hapfuye ijisho rirakomeza rirapfa ariko hari abantu bumvise ibya Yesu Yego. babyumvise gusa Amen. babyumvise gusa haleluya bahita bakoresha interinete yihuta mu buryo bw'umwuka yitwa kwizera ibyo kwizera haleluya Yesu aravuga ati oya si ibyo kubyigana ndabizi wowe sha wakozeho ntabyumva ariko sinigeze mwumva we ntabwo wakozeho ngo mbyumve namwe mwiriwe munkandagira sinabyumvise ko mwankandagisha mubiri kandi si n'umubiri numva rero umuntu unkozeho akoresheje akaboko k'umwuka hari umuntu wankozeho akoresheje akaboko k'umwuka noneho numvise imbaraga zimvuyemo muri iki giterane hari harimo umugabo ngo bariho bajya kwa Yayiro kuko makana kari karwaye Yayiro rero nawe yari mu mubiri rero umunyedini w'umunyamubiri agiye kumva yumva ijambo Yesu asohoye ngo hari imbaraga ndimvuyemo Yayiro aratekereza ati imbaraga yarajyanye wanjye zize zimuva noneho yumva n'indi mesaje ihita imubwirira aho ngo nturushye umwigisha ngo umwana yamaze gupfa yumva amajwi abiri akomeye sinzi umwigisha umwana yapfuye no mwigisha nawe ari kugenda imbaraga yarazanye Yayiro ihita bimucangira agatugura urugendo no kurangamira gusa imbaraga yarazanye zimuvuye no mwana yamaze gupfa ariko haleluya nafashijwe bikora Imana amen haleluya uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umugande Imana ikumenya ari mu mutima urumva arimo urumva arimo ubwo bufite n'ubwiki wongera ku mwami agufitiye byose wakenera haleluya umugore aritambo baravuga ngo nigiye ugukozeho Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukije Imana ishimwe haleluya rero reka mbabwire mukeneye impinduka kandi ziri buzanwe na Yesu nimba mukeneye impinduka zizanwa nayo mwiza nimujye kudepoza nimba mukeneye impinduka zizanwa n'ubwenge mufite nimubukoreshe abantu muba abayedi abandi muba abafundi abandi muba abanyonzi ariko niba mukeneye ibintu bituruka kuri Yesu murabikeneye kandi Yesu yaguha amafaranga Rwanda Revenue itabonamo imigabane banyumvise itabonamo imigabane kuko nucuruza sumbirigi uzasora nucuruza inkwavu uzasora ariko se ubireturu uyu mumama mpaye ndayitangira imisoro ndajya gusora no afite amafaranga Yesu niba mushaka kuyabona rero amen haleluya mwige kuba mu mwuka kuko Yesu ni umwuka amen Imana irawumva hanyuma ndenda gusoza sigaje nk'iminota 10 sigaje reka mvuge ku mbaraga z'iki mbaraga z'Imana intego nababwiye tuvugaho niyi nta mbaraga ziriho cyangwa zabayeho cyangwa zizaza zarwanya umugambi w'Imana nta ziriho nta n'izabayeho nta n'izizaza zarwanya umugambi w'Imana uyu ni Dawidi twasomye
twasomye Dawidi dusoma na Salomo. Hanyuma Dawidi reka muvugeho gato. Dawidi umugambi w'Imana umuriho, ariko ntibimubujije kujya mu ishyamba. Dawidi mwene Yesayi bitabo byerekana ko yaba yaravutse ari kinyendaro wa Yesayi. Yesayi amubonye amwohereza mu ishyamba, kuko bakuru be bavuga kwiga mu gisirikare bakamutera imigeri bakabona ntibareshya ntibanasa, ati iki kintu gishobora kuba cyaradutunguye. Yesayi aravuga ati rero hafi ngo bazamwice reka mwohereze mu ishyamba kuragira iki? Intama. Hanyuma ageze mu ishyamba yibaza ibibazo bibiri. Cyambere, data ko anyohereje kuragira intama nkaba ndi mu ishyamba, jewe ninde uzandagira? Hanyuma yumva ijwi rimubwira ngo Uwiteka niwe mugeni wanjye sinzakena, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoba iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoba iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Yageze mu ishyamba ahita amazi akora inama, ahera kuri Zaburi ya 23. Haleluya. Yibajije iki kibazo cya mbere, data nyohereje kuragira intama, kandi ahantu ngiye kuragira intama hari inyamaswa, yewe ninde uzandagira? Ngo yumve ijwi rimubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe, niwe uzakuragira. Haleluya. So yakohereje hano, ariko jewe nzakuragirira, jewe Uwiteka nzakuragirira. Haleluya. Haleluya. Nakujyana ku iriba ry'amazi adasuma, kubera ko amazi yo mu isi arasuma, akomoka kwa Mutangana arasuma, ayo mu Ndamahoro arasuma, reka ahantu hose arasuma. Niyo wakwiga uzabona yasumye, haza yasumye, ariko ayo Imana itanga ntasuma, nta rusaku, nta bweja. Imana ishimwe. Haleluya. Abarayihimbye ntibiteye kabiri. Uwitwa Sawuli abakoze ikosa ryo gusuzugura Imana imushyira ku murongo, iravuga ngo wowe ntugikwiriye kuba umwana. Ibwira Samweli mu gice cya 16 iramubwira ngo Samweli uzuza ihembe ryawe amavuta mutumire Betelehemu kwa Esawu, kuko niboneyeyo umuntu umeze ku mutima wanjye ushaka. Ubwo Samweli Imana iramubwiye ngo asenge kuko urugendo rwe rurakomeye. Niko arimubwiye, sengera uru rugendo kuko rurakomeye, rwagucanganyikisha, banza usenge ihembe ryuzura amavuta. Samweli arayasenze, akubita yibiri, ashyiramo ayitatu, yumva riruzuye, arahaguruka aragenda. Agenda nk'ugiye gutamba ibitabo. Reka mbabwire ijambo rikomeye nihuta kugira ngo mpuze n'iminota dusenga. Amen. Amen. Niyo rya ry'ubwenge n'ubuhanga nazarivuga ubutaha, navuga iri ngiri gusa. Haleluya. Ageze kwa Isaka.
waramwongora ati naje mbihisha ko tugiye gutamba ibitabo ariko hano mu muryango wawe harimo umwana. Yesaya yaramubwiye ati ntiwavanye kuko abahungu ufite nawe wabonye wabyibwiye ntabwo wavangiye rwose ufite amajenerali abantu barindwi bose abahungu barindwi bose ngo arabamuzanira ngo ahera ku mfura ngo yitwaga Eliya. Samweli namubo aravuga ati wikwirwa uzuyaza uyu niwe mwana uyu niwe mwana. Noneho murumva batetse hari imbuto hari ibyo kurya by'amoko yose n'abahanga bazi guteka hari amakorali ari kuririmba barimo bararirimba rero barimo baririmba Eliya buri mwiza uragana abantu bararirimba barasarara bavuga Eliya. Naho umugambi wibereye ku muntu wambaye ibikabutura umugambi wibereye ku muntu wambaye n'imipira n'amakuru y'ibyabayeho ntabwo ayazi ariko haleluya ariko umugambi wamugiriye kano kantu ni mukumva. Amen. Ntabwo Dawidi bari banamubwiye ko hari ibirori bizahaba wenda ngo bamushyire no mu gikari bamuhe n'ubushera ntabyo bari bamubwiye. Uzi ko batari bamubwiye ntabwo bari banamubwiye bati hari ibirori biri buhabe uze kuza wenda bamuhere n'ubushera mu gikari ariko arimo aririmba n'akakaririmbo twaririmbaga avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri ariko ko mfashijwe kandi Imana ishimwe. Haleluya. Nimurebe bari guteka rero Aminadabu nawe na Shama barabona Eliyabu baravuga ati muri aba rwose haravamo nawe umugambi wibereye ku muntu wambaye ibikabutura uri muranyaga umugambi niho wibereye. Noneho ikintu cyabaye rero Samweli yafashe ihembe ry'amavuta atera intambwe agiye kuyasuka kuri Eliya. Amavuta aravura yanga kumanuka. Imana ibwira Samweli ngo wipfushire isubu z'amavuta mwebwe ntabwo uko ndeba siko ndemureba. Abantu bareba ibigaragara abantu bareba igihagararo bareba ibizigira bareba amashuri bareba aho umuntu avuka bareba uwamujyana bareba akarere avukamo niko abantu mu bigenda ariko jyewe ibyo byose ndabireba kirebera umutima uwo namugaye. Yesaya aho yararimo abyina indirimbo zitangira kugabana bati ko Imana igaye imfura ngo bazanye Shama ku muntu. Samweli abanya ati shaka ubwo yanze aremera Shama nabwo Imana irahakana bazana Aminadabu. Aba nibo bavuga amazina abandi ntibigeze bavuga amazina ariko bari barindwi nabo rero n'abamavuta arabaha abana. Samweli aravuga ati ko nasenze ukambwira ko tuzagendana uru rugendo koko ndavangiwe koko. Imana iramubwira ati bazabaza Yesaya ko nta kandi kantu reka mbabwire umugambi kuri aka kantu konyine soze dusenge. Yabajije Samweli nako Samweli yabajije Yesaya arabaza ati nta wundi mwana ufite. Umva Yesaya ibintu yabwiye Samweli yarabwiye ngo asiga agahungu kamwe k'agahereza. Byasobanuraga iki? Ntabwo akoko kari ku murongo w'abahabwa ubwami kuko mu Isirayeli ntabwo bibaho ko umuhererezi yabona ubwami imfura yabuze ubwami. Nicyo yarashatse kumubwira. Ikindi cya kabiri nta nubwo twakazanye hano kari mu ishyamba twanze ko kadukoze isoni karagurina akira hataravuga ibintu byinshi nimunkurikire gatoya nicyo kibarangaje. Amen. Ko numvise musa n'abacomokonze mu gihe mwagarutse ariko mwise mugaruka vuba ndabyumvise muragarutse. Amen. Haleluya. Samweli byari bimaze kuba mu saa 8 z'umugoroba yahise abwira Yesaya ngo ako gahungu uvuze kataragera hano nta n'urya n'umuneke. Yaravuga ati nta n'urya n'umuneke za wotameloni ntawe ujyaho kataraza nta muntu upfundura hano kuri Bezali kataragera hano nta muntu ukora no kumva nta muntu ukora no kumva kuba mu abajenerali ngo nibi ati nta upfundurira ibintu kereka ako gahungu kageze hano nibwo ibintu byo mu biryo kataragera hano ni mu biryo. Ntabwo mwabirya byasabaga iki? Byasabaga ko abahungu bakuru be bajya gusigarira aho Dawidi ku ntara hanyuma bagasigara mu ishyamba wakaza hanyuma bagiyeyo basigarayo hanyuma azana imipira ariko umugambi w'Imana umupira
uko umugambi w'Imana ureshya niko tureba. Iyo yaba mwari mu Imana ishimwe. Rero sawa ihebo na ntabwo twebwe. Haleluya. 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 Twebwe dusa n'umugambi w'Imana. Dusa n'umugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana Imana niyihuza. Iwutumenyeshaho gato ikatubwira ngo nzi ibyo nibwira ngo nzabagira. Ni ibintu mba nibwira nta n'umuntu ndabibwira. Nta n'umuhanzi ujya mbibwira ngenda byibwira. Nkajya nibwira ngo nzakugirira neza. Nzi ibyo nibwira ngenda byibwira. Hari igihe Imana ibiri kuririmba yibwira ibintu izagirira abantu. Nibwire n'umuhanuzi yikabyibwira. Nzi ibyo nibwira nzabagira. Ni amahoro si ibibi kugira ngo mbarebe mu mutima w'ibyo muzabona hano. Amen. Rero ko kugira ngo tugere mu ijuru tuzabanza turire ijuru hano. Umuntu uzajya mu ijuru ararifite hano. Niba nta juru wumva nta n'ibyo uzajya. Hajya abantu mu ijuru muzaneza niba utaranezerwa ngo wumve ariko reka mbabaza. Gira reka mbabaza. Mwese ndabona harimo abakuze bagiye babafiyasa barabarambagiza. Ubwo sheri wawe amaze umwaka ataraguha na message. Nta na bibi. Wakwezera ko ubukwe buhari. Umuntu yaza kukurambagiza ukamubwira ngo ufite sheri. Rero muri abasheri ba Yesu nanjye ndi umusheri wa Yesu. Niba nta ka SMS ujya ubona, shyiraho ikibazo ubwo bukwe ntabwo wamwizera. Niba nta ka message ujya ubona, shyiraho akabazo. Niba nta ka message ka sheri wawe ujya ubona, shyiraho akabazo. Shyiraho akabazo. Ntabihari, ntabiri. No. Nabeshya musho. Hari aka message. Kakubaza ngo wiriwe ute. Wariye. Kakubwira ngo nubwo bikomeye ariko njyaho bashingiye kuyo bize bashingiye kuki ndagira ngo batangarize ko umugambi w'Imana ukomeye, umugambi w'Imana utitaye kuri uko gusobana kwawe wowe wareze mu wa mbere primaire. Ntabwo umugambi w'Imana ntabwo ubirebaho kuko utaranageze no mu wa mbere no kujya gusoma Bibiliya biragucanga. Ku mugambi w'Imana ibyo ntabwo ari uze kuza kubitindaho cyane. Nanyumvise? Amen. Haleluya. 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 Yarinda umugambi w'Imana ibyo ntabwo uri bubirebe reka mubwize ukuri yeba. Hanyuma Dawidi rero abasaza bambaye amakanzu yera n'ubwanwa makorana ari kuririmba. Dawidi n'imipira n'inkoni yarahahindutse. Akihahinduka rero Imana yabwiye Samweli ataranicara Imana yaramubwiye ngo nguwo Samweli ngo afata ihembe agenda agasanganira kisha mu bantu n'akagufiya kisha mu bantu akantu k'agahungu kari aho ngaho kasobanuye mu ishyamba. Aragakurikirana ati ngwino hano sha ashushe ihembe yose aramanuka. Dawidi mbere yo kurya ngo yarababwiye ngo hari indirimbo nari ndi gukora mu ishyamba. Mfite studio mu ishyamba. Hari indirimbo nari ndi gukora ariko nari mfite ibitero bibiri. Atariko numvise icya gatatu nacyo kishe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Atereka mbanze ngishyireho. Kiba bwishimbo yawe n'ingoniya. Ni muri sumutima. Impamvu yashyize iki gitero nta munsi n'umwe bigeze bamugemurira kuri wotameri mu ijambo. Nta munsi n'umwe bigeze bamushyira ishyushyu. Nta munsi n'umwe bigeze bamubaza ngo umeze ute. Ariko yahageze bahita bamubwira ngo ibi biryo batubujije kubirya utaraza. Ahita avuga ati antunganyiriza neza shaka. Antunganyiriza no mu maso y'abantu basize amavuta mu mutwe igikombe kirasesa. Ishimwe n'inkoni ye n'ibyo. Haleluya. Haleluya. Guhereye ubwo umwuka wera akajya muzaho cyane. Uyu ni umugambi w'Imana. Niwo wanditse ijambo rivuga ngo imigunzu y'intare
ibasha gukena no gusohoka ngo ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza na kimwe bakena. None se ugira ngo kuba generali si umugunzu ni ikintu kinini. Iyo bavuze intare baba bavuze iki? Ubundi mu nyamaswa intare ntabwo ihiga. Intare ntabwo ihiga. Kwa kuri abantu ibisimba bajya guhiga ibyo kurya, intare ntihiga. Iyo ishonje iratonoma gusa. Gutonoma kuko igira urusaku runini. Ubunyamaswa inkwavu bagerageza urirukanka noneho ukajya wigwa mu menyo utazi aho guca kuko ishyamba ritari rubanga nuko ntabwo ihiga iratonoma gusa impara buri maze kwiruka ukaza wisanga ikamusana. Bibiliya rero iravuze ngo uretse n'intare imwe n'umugunzu wazo ari nyinshi ngo zasonza zigapfa. Ibi bishatse kuvuga bishatse kuvuga ko wajya mu Bushinwa ukavana diplome mu Bushinwa ukaza ukabura nayo gucuruza mobile money. Bishatse kuvuga ko wajya Harvard ukavayo ukaza ukururuka indege ugira ngo baraguhera akazi ku kibuga ukaza ukajya guhinga ku Gikongo ugahinga n'ibimere bitandukanye ukazinga ikabutura ugahinga. Ibi rero nicyo bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko so yaba ari umukire ariko wowe ugakena uhinduka n'umukire. Bishatse kuvuga iki kandi? Ibyo bintu byose ni umugunzi. Iyo perime yawe ni umugunzi wayibura n'akazi ukabura no kwigare ngo inyonge ariko ngo abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza na kimwe bakena. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baguruke dusenge Imana mu izina ryawe. Dore basakiwe fori ya tano naweza ihende kofa nini henda kofa. Haleluya. Tawasikele by fori. I am asking for the God. Dore Maria Sako. Hallelujah. Very well the copy for you. Abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza na kimwe bakena. None hendi kasoka Feria Sakota yuma hayi wifo. Abashaka iki? Uwiteka. Ntabwo ari abashaka ibintu Uwiteka afite. Ni abashaka Uwiteka akaza azanye n'ibyo atunze. Ni abashaka Uwiteka. Amen. Nanyumvise. Hari abantu bashaka imigisha kuko hari abantu baza gushaka ibintu baza gushaka amahoro ku Uwiteka kuko hari ibintu byabakubise birabatagangaza baza guhungira ku Mana. Abo ntibaje gushaka Imana, baje gushaka ihumura Imana itanga. Ahubwo ngo abashaka Imana ni abashaka Uwiteka. Akaza azanye n'ibyo atunze ariko ari bo babanje kuza. Intego yawe ari iyo gushaka Imana ikazana n'ibyo itunze. Kamabaza akabazo kandi. Haleluya. 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 Uriya government issue, guverinoma issue, niyo tugiye guhamagara ngo ize muri twe. Amen. Government issue, guverinoma issue. Uzi guverinoma issue yije, ministeri zose ziza muri wowe. Amen. Aba hari minisitiri ushinzwe amahoro, ushinzwe amashuri. Ministeri zose ziraza. Haleluya. Amen. Haleluya. Ushinzwe ubuzima bose baba bahari. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Rero ingingo igiye kubatambutsa mu bihe bihari n'ibindi bizaza. Nimushake Imana. Mushake Imana. Ndabifuriza gushaka Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimuyibona muzaba mubonye n'igitunze. Imana ishimwe. Imana ije izana n'igitunze byose. Haleluya. Hari umugabo witwa Obidodo muhagaze yashatse Imana icyo gihe Imana yari imaze iminsi irakaye ivuye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bayifashe nabi ngo bateza ibibyimba irabakubita barapfa. Noneho barayihererekanya ngo iraza ngo itura ahantu ku mugabo umwe nabwo ntiyishima. Hanyuma ngo Dawidi ashaka kujya kuyizana ajyana na Bawuza ngo barayitambira barabyina. Ibintu by'imidiho hari igihe Imana ibica amazi ngo barabyina bagira ngo Imana yanejejwe no kubyina. Bagiye kubona ngo n'inka yari ihetse isanduku iratsikiye ngo uzamo umutambyi ngo ahita ajya kuramira isanduku.
agiye kuramira isanduku reka mbabwire ikintu gikomeye ngo yahise apfa mu nyungu yahise apfa apfuye Dawidi imidiho irakama n'indirimbo zirarangira navuga ngo ndayijyana mu mbago ndayijyana gute ngo agire ubwoba bwo kuyicyura kuko yari irakaye aravuga ati ubwo yishe uzara umutambyi jewe irangice n'umuryango ngo aratinya ngo bakora inama baravuga ati isanduku nimuyikatishe muyijyane kwa Obidodomu umunyagano kubera impamvu ebyiri Obidodomu ngo ntabwo yari